La plus haute mission du Conseil de l'Alliance qui consiste à procéder à l'enregistrement, l'identification et la régularisation de l'ensemble des activités de change. Mu rwego rw'inshingano zacu muri Alliance twatangiye gahunda yo kwandika no kumenyekanisha abantu bose bakora ibikorwa byo kuvunja amafaranga y'ikoranabuhanga electronic money, ibikorwa by'abahagarariye amabanki ndetse n'abakora serivisi zo kohereza amafaranga. Muri urwo rwego Arefa yagiranye ibiganiro n'abakora ibi bikorwa bose, maze nyuma y'inama nyinshi bemeranya kubashyira mu mashyirahamwe no kwandikira ku mugaragaro, bigamije kugenzura neza ingano y'amafaranga ari mu bice bigenzurwa, kumenya inkomoko y'amafaranga akoreshwa no gufasha abaturage kubona igipimo cyiza cy'ivunjisha, bityo abakiriya bakirinda ihindagurika ritunguranye ry'agaciro k'ifaranga. Ni muri urwo rwego rwatangiye kwimurira abakora amafaranga y'ikoranabuhanga n'abavunja amafaranga muri gahunda yemewe kandi igenzurwa na leta. Mu yandi magambo, turi bakura mu bikorwa mu buryo butanditse, tukabinjiza mu rwego rwemewe n'amategeko kandi rugenzurwa. Uyu munsi twatangiye ingendo zo kugenzura ibikorwa biri mu bice bitandukanye kugira ngo twemeze ko amabwiriza Arefa yashyizeho yubahirizwa na buri muvunji w'amafaranga, buri mukozi wa banki nk'umuntu wese ukora ibikorwa byo kohereza amafaranga imbere mu gihugu no hanze yacyo. Twizeye ko uru rugenzuzi ruzadufasha kureba niba amabwiriza yubahirizwa, niba abaturage bo mu bice birebwa n'iyi gahunda yubahiriza amategeko ndetse n'inyungu bamaze kubona kubera gahunda nshya yo kugenzura neza urwego rw'imari. Tout le monde peut bénéficier de cette carte pour autant qu'ils viennent se régulariser. Et ça, c'est quelqu'un qui a respecté les orientations des autorités en place. Amakarita atangwa na Arefa ni amakarita ya biometrike yahawe abamaze kwandika no kwemererwa ku mugaragaro. Iyo karita yashyizwe mu gikoresho cyo kuyisuzuma, isura ya nyirayo ihita imenyekana kandi ikagenzurwa muri sisitemu ya Arefa, bikagaragara ko yanditswe. Tubahamagarira abavunja amafaranga bose mu bice gukora iyi gahunda yo kwiyandikisha. Umuntu wese utaziyandikisha ntazemererwa gukomeza ibikorwa byo kuvunja amafaranga. Ibyo twabonye muri uru rugenzuzi ni uko amabwiriza yo kugenzura uru rwego yashyizweho na Arefa iyobowe n'inama nkuru ya Alliance yoherezwa muri rusange. Turimo kugenzura abavunja amafaranga n'abandi bakora ibikorwa by'ubukungu, kandi twisanze buri wese yitwaje ikarita imuranga, afite ibyangombwa byuzuye kandi yarishyuye imisoro n'amahoro asabwa na leta, bityo bose bemerewe gukomeza ibikorwa byabo buryo bugenzurwa n'amategeko. Turashimira kandi abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru uburyo bakiriye neza izi ngamba, bakazishyigikira kandi bagafatanya n'inzego zibishyira mu bikorwa. Amakarita akoresha ikoranabuhanga ryo kumenya isura yashyizwe ku gitekerezo cy'umuyobozi mukuru. Yagize igitekerezo cyo gukoresha ikoranabuhanga rituma nyir'ikarita amenyekana haba ku mubiri mu buryo bw'ikoranabuhanga no muri sisitemu ya mudasobwa kugira ngo hirindwe uburiganya. Ibi bituma umuntu utari nyir'ikarita adashobora kuyikoresha cyangwa kwiyitirira undi agamije gukora ibikorwa byo kuvunja amafaranga mu buryo butemewe. Niyo mpamvu ku ikarita yashyizweho ifoto ya nyirayo ihujwe n'amakuru yose kugira ngo igihe cyose igenzurwa hamenyekane neza uyifite. Na tunapenda kila yote mwenye iko mwile sekteri aweze kukuwa na identification, akuwe identifie na tuyue kama iko mu database ya nani ya Arefa. Ile njo munaona tunafaa control, kwani kuna turifuza ko urwego rwose rw'imari rugenzurwa neza. Dushaka ko buri muntu akora muri uru rwego agira indangamuntu imuranga kandi akandikwa muri sisitemu ya Arefa. Hari benshi bamaze kubikora ariko hari n'abatarabikora. Turasaba ko buri wese abyitabira kugira ngo abantu bose babe mu rwego rumwe kandi bakore mu buryo
murabyumva neza cyane. Rero ni gahunda nshya yatangajwe cyangwa se yatangijwe na Arefa yo kwandika no kugenzura abakora ibikorwa byo kuvunja amafaranga, abakora serivisi z'amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se mobile money, abahagarariye amabanki n'abakora ibikorwa byo kohereza amafaranga mu bice iri shyirahamwe rivuga ko ariyobora. Iyi gahunda ivugwa ko igamije gushyira urwego murongo wemewe wo kurwanya uburiganya no kugenzura urujya n'uruza rw'amafaranga. Mu ijambo rero ryatanzwe n'umuyobozi wa Arefa yavuze ko mbere yo gushyira mu bikorwa izi ngamba habanje kuganirizwa abakora ibikorwa byo kuvunja amafaranga n'abatanga serivisi z'imari. Avuze ko habaye ibiganiro byinshi n'amashyirahamwe yabo maze hafatwa umwanzuro wo kubandikisha no kubaha ibyangombwa bibaranga. Nk'uko yabisobanuye, intego nyamukuru ni ukugira amakuru yizewe ku bantu bose bakora muri uru rwego, kumenya inkomoko y'amafaranga akoreshwa ndetse no gukurikirana neza uko amafaranga azenguruka mu bice birebwa n'iyi gahunda. Yavuze kandi ko abaturage bazungukira muri iyi gahunda kuko ngo izabafasha gutuma ibiciro byo kuvunja amafaranga bihinduka mu buryo bwo kugenzura, bityo hakagabanuka ihindagurika tunguranye ry'igipimo cy'ivunjishwa. Arefa rero ivuga ko ishaka gukura abakora ibikorwa by'imari mu rwego rw'ibikorwa bitemewe cyangwa bidafite igenzura, ikabinjiza buryo bwemewe kandi bugengwa n'amabwiriza. Uyu muyobozi yavuze ko yashyizweho amatsinda nguruka mu bice bitandukanye agenzura niba amabwiriza yubahirizwa. Aya matsinda rero asura abavunja amafaranga, abakora mobile money, abahagarariye amabanki n'abakora kohereza amafaranga imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu gihe cy'igenzura buri muntu asabwa kwerekana ibyangombwa bimuranga n'ikarita yahawe na Arefa. Nk'uko byatangajwe, ayo makarita ya biometric bivuze ko akoresha amakuru yihariye arimo ifoto n'imiterere y'isura ya nyirayo. Iyo ikarita igenzuwe, amakuru yayo ahita agaragara muri sisitemu ya mudasobwa, bikemeza niba nyirayo yanditswe mu buryo bwemewe. Arefa ivuga ko iyi gahunda igamije kurwanya uburiganya, kwirinda ko umuntu yakoresha ikarita y'undi cyangwa agakora ibikorwa by'imari atabyemerewe. Uyu muyobozi yavuze ko umuntu wese utaziyandikisha cyangwa utazubahiriza amabwiriza azahagarikwa gukora ibikorwa byo kuvunja amafaranga cyangwa ibindi bikorwa by'imari ibyo ari byo byose. Mu bugenzuzi bumaze gukorwa, avuze ko abenshi mu bakora ibi bikorwa bamaze kwiyandikisha kandi bafite ibyangombwa bisabwa. Yongeyeho ko buri wese asabwa kuba yaratanze imisoro cyangwa amafaranga asabwa n'ubuyobozi kugira ngo akomeze gukora mu buryo bwemewe. Umuyobozi yashimye abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru kubera uburyo bakiriye neza izi ngamba, ko benshi bamaze kuzumva no kuzishyira mu bikorwa ndetse no kuzishyigikira. Yavuze kandi ko gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga ryo kumenya isura y'umuntu yashyizweho kugira ngo habeho umutekano usesuye muri uru rwego. Mu butumwa yatanze mu Giswahili, yasabye abantu bose bakora ibikorwa byo kuvunja amafaranga no gutanga serivisi z'imari kwiyandikisha muri Arefa. Yavuze ko hari benshi bamaze kubikora ariko hari n'abatarabikora, basaba kubyihutira kugira ngo bose bakore mu buryo bumwe kandi bugenzurwa. Icyakora ni ngombwa kwibuka ko izi ngamba zatangajwe n'ubuyobozi bwa Arefa mu bice iri shyirahamwe rivuga ko rigenzura. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nizemera ubutegetsi bw'iri shyirahamwe muri byo bice, kandi ikibazo cy'ubugenzuzi bwacyo gikomeje kuba ingingo y'impaka mu rwego rwa politiki n'umutekano. Ubwo nuko nk'uko bimeze kuri Arefa n'ibyo yatangaje, ubwo turakomeza kubakurikira uburyo bikomeza kugenda hano muri mu bice bigenzurwa na FCM 23, dore ko ikomeje gufata ingamba zitandukanye. Se biraza kugenda gute, abikinshasa barabifata gute? Niyo mpamvu usabwa gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa na gahunda zitandukanye, amano n'imigisha nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.